Ndabashimira ko munteze amatwi. Bamwe batangiye kwivurguta mwisayo nk'ingurube. Abandi batangiye guhebeba nk'amahene. Abandi bari kumoka nk'imbwa. Hari n'abari gupfukama aho gusenga Imana bakamusenga. Abandi bati ni ndambi iri mu content creator iri gutuma badashaka gukora ahubwo bakifuza amafaranga y'ubuntu. Ubundi bavuga ko urya kwica rubanza rukayiziba amazuru. Abantu bati ni gute 50 bituma umuntu w'umugabo ufite umwana yivuruguta mu byondo n'umwana watatinyuka kwivurugutamo. Buri karu na buri nguni bati twirasabiriza 50. Mitsutsu Patino na General Benda bamaze imyaka 5 bakora content n'abajya gusabiriza 50 koko. Ubu intambara zose ku mbuga nkoranyambaga hagati y'abemeye icyaha bakajya kuvuga izina rya Prophet Joshua ngo abaha amafaranga ndetse n'abinangiye umutima bakavuga ko 50 cyangwa 200 bitatuma izina ryawe ritagaciro. Bamwe bati muri kwihagararaho nyamara amatemanira imira batemamara. Abandi bati mwari mwarazimye mwarabuze kwishyura inzu none mubonyeshisha kibondo. Ariko hari ntashonje. Ubundi ni gute twisanze kuri iyi si? Hari n'abatangiye kuvuga ko Prophet Joshua waramuze avuze ngo bajye kumukomba mu kibuno ngo baha amafaranga hari habajyayo. Abakobwa bati ko muvuga ko twe dukunda amafaranga y'ubuntu. Uriya wigaraguye mu byondo ni Mutesi. Uwakoze indirimbo aririmba Prophet Joshua ni Corodinas. Bate bari kugaragara bahebe babuhende kubera amafaranga ni bamukanda isenga se. Bati igisubizo ni oya. Izo makazi ije nyuma yuko Prophet Joshua atangaje ko buri muntu wese ubivuga izina rye ribona amafaranga akaba nkuvuze ko agiye kujugunya amasaka mu kiraro cy'inkoko. Turashize none. Nubwo hari bamwe mu content creator bari kurara badasinzire barepeta amazina ye. Hari nabandi bari kuvuga ko nubwo yashiraho miliyoni zingahe batavuga izina rye ngo akora agasuzuguro. Igiteye agahinda nuko benshi mu content creator bari kuvuga izina rye ari aba promoter, aba DJ, ababyinnyi n'abakomediye. Turashize. Mu gihe abo muri siporo n'abahanzi babiteye utwatsi. Abandi bati uyu mugabo ni umunyamitwe mushaka mwamuvaho. Bati nuko bari cyari guha amafaranga abantu bazwi gusa. Nafata amafaranga ngo ajye gufasha abakene bakeneye ubufasha ahubwo agafata umurengera w'amafaranga akayaha abantu bazwi. Hari n'abizera Imana bari kuvuga ko ari amafaranga ari gutanga ngo ashobora kuba ari ibitambo. Bamwe bati ni mu bigendemo gake ayo mafaranga muri kurya ashobora kuzabagaruka. Abandi bati twe turayarya ikizaba tuzanwa umuti ubukene bwari butwiciye. Si ibyo tubabwira. Hashize iminsi 5 Prophet Joshua atangaje ko umuntu wese uzavuga izina rye ngo agomba kubona ku mafaranga yiwe. Prophet Joshua akunze kugaragara mu bikorwa byo gusesagura amafaranga aho yaje no gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu y'ubugenzacyaha RIB ashinjwa gutesha agaciro amafaranga y'igihugu gusa nyuma akaza kurekurwa agasaba n'imbabazi. Ubu noneho ngo agakora ryazanye n'uguha amafaranga abantu bari buvuga izina rye. Akimara kubitangaza yabaye nk'ujugunye ibigori cyangwa se amasaka mu kiraro kirimo inkoko. Mu gihe umuhinzi ahembwa 2,000 yazanye amasazi mu matako yazanye n'inkovu mu ntoki. Uyu kuvuga amazina ye byonyine biraguhesha amafaranga. Kuri iyi nshuro ntagashaka ko tumwita Prophet Joshua Lovewire. Ni Money Machine, MoneyGram, Western Union, World Limit, tajiri wa pesa.